Yego ndabizi ndingegera pe ndumuhirimbiri ntacyo nshinzwe muri leta. Nta n'ikintu rwose nashobora pe ndumuhirimbiri uraho ngaho nk'abandi. Ariko mfite ikibazo. Ni bande bagiye baricara baravuga ngo uramuke nakuramukobwa bagiye najya kuduhagarira ngo ku rwego rw'isi bw'abanyampinga. Gerageze ngo wenda yagiye kuduhagarara ku murenge cyangwa ku kagari cyangwa wenda no mu Rwanda basi cyangwa se no muri Afurika ku isi yose uramuke njye nshaka kubimenya kuko abantu bamwohereje baramuhaye ikigage baramugaburiye ibivuzo baramugaburiye urwagwa rumwe rw'inturire kuko yageze yatangiye ahita agwenyera damu ndebere. Abandi bari batangiye kwimanyagura kwa kundi bajya imbere bakimanyagura naho umukobwa ariryamiye rwose arigaramiye. Si ugusebya wenda ngo dufite umumisi mubi ariko namwe yego minkanyari uriya mukobwa koko niwe mwabonye muzima mu bakobwa bose dufite twagira ibikobwa byiza. Ego mukecuru mama yangu ese kaka wagiraga kubyuka udusakuriza ko wajya kwiyahura saa mahero.